Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe tukakugezaho amakuru atandukanye ndetse harimo n'aya ngaya twakugejejeho mu masaha ashize aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwubatswe mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Uyu muhango witabiriwe kandi na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'ibihugu byombi, abadiplomate, abarimu, abashakashatsi ndetse n'abahagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside. Urwo rwibutso rushya rwiswe Les Archives rukaba rwubatswe ku bufatanye bwa leta y'Ubufaransa, umujyi wa Paris ndetse n'umuryango wa Ibuka Ibuka France. Ni igihangano rero cy'umuhanzi Grada Kilomba ukomoka muri Portugal, kigizwe n'inkingi ebyiri ziteganye zifite ishusho y'urukiramende. Ruherereye mu gace ka Esplanade Habib Bourguiba rwagati i Paris, kandi ruzajya rukoreshwa nk'ahantu hahoraho ho kwibukira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mu ijambo rye, Perezida Macron yavuze ko uru rwibutso rushyira Jenoside yakorewe Abatutsi mu mutima w'umurwa mukuru w'Ubufaransa no mu mateka yawo, ashimangira ko ari ikimenyetso gikomeye cyo kuzirikana amateka no gukomeza urugendo rwo kugaragaza ukuri. Nyuma y'itahwa ry'uru rwibutso, Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bakiriwe na Perezida Macron na Madamu Brigitte Macron mu birori byabereye mu ngoro ya Élysée, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ibiro bya Perezida Macron byatangaje ko uyu muhango ugamije gukomeza gushimangira umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ndetse no gushyigikira umuhate wo gukomeza ubushakashatsi no kugaragaza ukuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu muhango kandi wibukije ijambo Perezida Macron yavugiye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali muri Gicurasi 2021, aho yemeye ko Ubufaransa bwagize uruhare mu kwirengagiza ibimenyetso byagaragazaga ko Jenoside yari iri gutegurwa, ashimangira ko ukuri ku mateka gukwiye gukomeza kumenyekana no kwigwaho. Itahwa ry'uru rwibutso i Paris rifatwa nk'intambwe nshya mu kubungabunga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi no gukomeza guha icyubahiro abazize ayo mahano, ndetse no gukomeza kwimakaza ubutumwa bwo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'ihakana ryayo ku rwego mpuzamahanga. Nk'uko mubona, ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na Macron ubwo rero bageraga ahabereye uyu muhango. Nk'uko ngiye kubareka mukabikurikira mu rurimi rw'Igifaransa, ndi bugende nsobanura mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bwana Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, Bwana Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ba minisitiri, abadepite n'abasenateri, ba ambasaderi, meya wa Paris, abahagarariye amashyirahamwe barokotse Jenoside, banyacyubahiro mwese. Uyu muhango wo gutaha urwibutso rwa Jenoside uratangiye. Ndabasaba gufata umunota wo guceceka ujyanye n'uburemere bw'urwibutso turi kwibukaho hano. Uru rwibutso rugaragaza ubushake bw'Ubufaransa bwo gukomeza kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kugira ngo itazigera yibagirana. Rwakozwe n'umunyabugeni Grada Kilomba, kandi rukomeza umurimo umaze igihe ukorwa n'ishyirahamwe Ibuka France n'umukuru waryo Marcel Kabanda. Rwubatswe ku nkunga y'umujyi wa Paris, kandi ni ikimenyetso cy'urugendo rw'ukuri n'ubwiyunge rwakozwe hamwe n'u Rwanda n'Ubufaransa. Ubu ndaha ijambo meya wa Paris Emmanuel Grégoire kugira ngo atangirije ijambo ry'ikaze. Bwana Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa,
bwana perezida wa repubulika y'u Rwanda, ba minisitiri, ba ambasaderi, bayobozi batowe, banyacyubahiro mwese, mbere na mbere ndashaka kubabwira ko mbabajwe no kubakira muri ibi bihe by'imvura, ariko mbibonamo ibimenyetso bibiri. Icya mbere ni uko nyuma y'imvura izuba rihora rigaruka. Icya kabiri ni uko bishoboka kutwibutsa mu buryo bubabaje igihe cy'imvura cyaranze intangiriro ya jenoside mu Rwanda. Ni icyubahiro gikomeye kubakira uyu munsi mu mutima w'umujyi wacu kuri uyu muhango ufite akamaro gakomeye ku Bufaransa, ku Rwanda, ku Banyarwanda ndetse no kuri Paris. Uyu munsi turi hano kugira ngo twibuke aya mateka, twibuke izi nkuru z'ubuzima. Ayo magana y'ibihumbi n'amamiliyoni y'inkuru z'abanyuze muri imwe muri jenoside zikomeye kandi zica abantu benshi kurusha izindi mu mateka y'isi. Uyu munsi Perezida Paul Kagame na Perezida Emmanuel Macron baratahira urwibutso rw'igihugu rwubatswe mu rwego rwo guha icyubahiro abazize jenoside, ni ukugira ngo isi imenye, ni ukugira ngo isi yibuke, ni ukugira ngo nta n'imwe muri izi nkuru z'ubuzima izigera izimira mu mwijima w'amateka. Ndashaka gushimira Perezida Kagame kuba yaduhaye icyubahiro cyo kuba ari hano uyu munsi. Ukubaha kwe kugaragaza uburemere bw'uyu mwanya ndetse n'akamaro k'umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ibihugu bibiri bikomeje gutera imbere kandi bikomeza kugendana bireba ejo hazaza bitirengagije amateka byahuriyeho. Kandi ku giti cyanjye ndashaka gushimira amagambo Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa yavuze ku kwibuka aya mateka ababaje, kuko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari amateka anareba Ubufaransa, kandi guhera uyu munsi hamwe n'uru rwibutso yabaye ni igice cy'amateka ya Paris. Bizafasha Abanyarwanda batuye i Paris ndetse n'Abafaransa bakunda u Rwanda gukomeza guhererekanya uru rwibutso uko ibisekuru bizagenda bisimburana. Umujyi wacu wishimira kwakira uru rwibutso rw'igihugu ruzahora rugaragara kandi rwibutsa amateka. Kuva mu ntangiriro Paris yarushyigikiye, by'umwihariko binyuze mu rwibutso rwo muri Parc des Croix mu karere ka 13 ka Paris, aho imyaka myinshi tumaze twibuka abazize jenoside kandi tukumva ubuhamya bw'abarokotse. Ndashimira cyane Marcel Kabanda n'ishyirahamwe Ibuka France bazanye uyu mushinga mu mujyi wa Paris no mu biro bya Perezida w'Ubufaransa. Mu buryo runaka nibo bashize ibuye rya mbere ry'uru rwibutso. Ndashaka gushimira umurimo bakora badacogora wo kubungabunga amateka, gushaka ubutabera no kurwanya abahakana ukuri. Ibi bigaragarira no mu imurika bikorwa ryiswe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, urwibutso nk'umurage ryakozwe ku bufatanye bwa Ibuka France n'umujyi wa Paris. Iri murika rizaba riri hano kuri uru rubuga kugeza mu mpera za Kamena. Uru rwibutso rukomeza kubaho binyuze mu buhamya bw'abarokotse. Ayo magambo yabo niyo yabaye urufunguzo rw'ubwiyunge bw'u Rwanda, kandi Paris yifuza kuba umuvugizi muto wayo mateka. Iyo ukwibuka kuzimye, ibi bishobora kugaruka. Muri iki gihe aho amagambo y'urwango yongeye kugaragara, ubushake bwacu bwo kurinda amateka no guharanira ukuri bugomba gukomera kurushaho. Ndashaka gusoza mvugana n'abarokotse jenoside, imiryango y'ababuze ababo, abakomeje guharanira ukuri ndetse n'abatanga ubuhamya, ndetse n'abatarabona imbaraga zo kuvuga ibyo banyuzemo. Turi kumwe namwe
kurenga amagambo n'amabuye y'uru rwibutso, tuzakomeza kubaba hafi. Ndangije mbasomera amagambo yo mu gitabo Jacaranda cyanditswe na Gaël Faye. Aya magambo avuga ati: ikintu kidashoboka gusobanura si ubukana bwa jenoside, ni imbaraga abarokotse bagaragaza zo gukomeza kubaho n'ubwo banyuze muri ayo makuba. Ni mucyo twongere tuvuge ko jenoside yari ubugome budashoboka kwihanganira, kandi dukomeze kumva ijwi ry'abarokotse. Murakoze. Aha hantu ni urwibutso ruzima mbere ya byose, niyo mpamvu ari ngombwa ko uyu munsi kimwe no mu matariki ya 7 Mata azaza twumva ubuhamya bw'abarokotse. Ubu rero tugiye kumva ubuhamya bwa Jeanne Uwimbabazi. Ni inkuru n'ubundi turi buze kubakurikirizaho.